umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, nubwo bigaragara ko ikirere nahoze mbona kuva kare kitagomeje kuba cyiza, amajwi muri telefone ndimo ndagenda nanjye numva atameze neza, ariko Imana iratuganiriza nk'uko yabiganiriye kuri uyu munsi wa none. Reka rero twese kuko dufite umwanya mutoya, tuganire gatoya kandi nanone ku ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo wa 23. Ni umurongo wonyine tugiye kuvugaho mu mwanya mutoya, ubundi dusenga Imana tunakomeza na gahunda dufite muri uyu mugoroba. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo wa 23. Ijambo tuhasanga riravuga ngo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo wa 23 uravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Badusubiremo, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Ijambo ry'Imana dusanga aha ngaha nk'uko Imana yari duteguriye, ni ikiganiro umwami wacu Yesu Kristo yagiranaga n'umugore w'umunyasamariya. Rero Yesu yari avuye kuvuga ubutumwa bwiza, ageze ku musozi wa Rubiriba ngo aricara araruhuka, abigishwa be intumwa ze zijya mu mudugudu wari uri hafi aho ngaho wari uw'abanyasamariya, zijya gushaka ibyo kurya ziramusiga. Noneho yari yicaye hafi n'iriba, ngo haza umunyasamariya yaje kuvoma. Yesu rero arimo araganira nawe, amwe mu magambo yamubwiye ni aya ngaya dusomye, ubwo umunyasamariyakazi yarimo aramubwira abaheburayo cyangwa se abayuda mubatunena, urimo urarangara amazi, mwibwira yuko i Yerusalemu ariho honyine hasengerwa, ati sogokuruza Yakobo wari nawe wadufwiba yajyaga asengera kuri uyu musozi. None mwebwe muhora muvuga yuko Imana iba i Yerusalemu honyine, abandi bayisenga bari ahandi batabasha kuyisenga. Yesu rero nibwo yamuhaga iki gisubizo, aramubwira ati humura wikizwa uvuga ibya hano, wikizwa uvuga iby'i Yerusalemu gusa, ati dore igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data by'ukuri. Bagira ngo iri jambo muryiteho cyane. Yesu yarabisobanuye abivuga neza, ati ubwo abasenga data by'ukuri. Abantu benshi barasenga, ariko Yesu yongeyeho iri jambo ngo by'ukuri. Abasenga data by'ukuri ntabwo bazongera kumusengera i Yerusalemu, ntabwo bazongera kumusengera ku musozi runaka, ahubwo bazamusengera mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko abo ari bo bamusenga. Ni amagambo cyangwa se ni igisubizo Yesu yahaga umugore yari ameze nk'aho barimo baraburana cyangwa se akibaza ati mu by'ukuri njyewe nk'umwana w'umuntu, nimba sogokuruza yarasengeraga kuri uyu musozi, nyuma abayuda cyangwa se abari i Yerusalemu bakavuga ko ariho hagomba gusengerwa honyine, umugaragu w'Imana Dawidi ubwo yari yarashatse ibikoresho byo kubaka inzu y'Uwiteka, Salomo akayubaka i Yerusalemu, twebwe bizagenda gute nubwo aba bene wacu basigaye batunena? Yesu rero arabisobanura neza, ati nimba ushaka gusenga data by'ukuri, ntibigusabe kujya i Yerusalemu, ntibigusabe kuza kuri uno musozi, ntibigusabe ikindi icyo ari cyo cyose. Ushaka gusenga data by'ukuri ni ukumusengera mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko abakora ibyo ngibyo ari bamusenga. Yesu hano ngira ngo yarashubije uyu mugore, ariko nanone amusubije mu magambo ajimije cyane, kuko uyu mugore ntiyari azi umwuka icyo ari cyo, ntiyari azi umwuka uzatanga uwo ari wo, ntiyari asobanukiwe neza. Ariko umurongo wa 24 niwo Yesu yakomeje avuga ati Imana ni umwuka, n'abayisenga bari kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Yongeye gusobanura
bavuga ati n'indi mana ari umwuka ishaka ko n'abayisenga bayisenga mu mwuka no mu kuri. Ni ukuvuga ngo bene data umwanya nagira ngo twongere twibukiranye ushaka gusenga data by'ukuri nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabivuze, namusenga nk'uko data abishaka. Ushaka kwambaza Imana nayisenga nk'uko Imana ibishaka. Ushaka guhimbaza Imana nayihimbaza nk'uko Imana ibishaka. Imana ishaka yuko tuyisenga dutunganye nk'uko nayo itunganye. Imana ishaka yuko tuyambaza imitima yacu yuzuye ukuri, yuzuye gutungana, yuzuye kwezwa kose, nta buriganya, nta buryarya, nta mwijima uwo ari wo wose ugaragaramo, cyangwa se ibintu umuntu yakwisigariza kumva kuri we yagati ibi ngibi ndumva nubwo bitajyanye n'ijambo ry'Imana ntabyitayeho reka mbibite. Imana niyo jambo, bivuze ngo Imana ni umwuka kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Yesu niwe kuri, ni nawe jambo. Ibi byose nta kindi bisobanura, nta kindi bishushanya, nta kindi byerekezaho. N'ubu ushaka gusenga Imana ayisenga akurikije icyo ijambo ryayo rivuga, atari ijambo ry'Imana ukoresheje gusenga Imana utayobowe n'umwuka wera ngo wumve nimba hari icyo akwemeza ko udatunganyeho ngo ubanze ukitunganyeho n'Imana, nimba hari icyo umwuka w'Imana ukumva muri wowe yaragiye utagifite ibiguhana. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo aho guhishurirwa kutari ngo abantu bigira ibyigenge, ugasanga nta guhishurirwa guhari, nta mwuka w'Imana ukibasha gukora mu bantu. N'ikivuzwa abantu bagihinduye cyari icyaha, abantu bagihinduye akamenyero, bagifashe nk'ibintu bisanzwe, bamaze kucyeza kandi cyari cyanduye baragitunganya kandi kitari gitunganye. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo Imana ishaka. Ishaka ko tuyisenga mu mwuka tuyobowe n'umwuka wayo, ishaka ko tuyisenga mu kuri, tugasenga dusengera mu ijambo ryayo nk'uko rivuga. None nimba hano umugisha ijambo numvaga tuganira mu mwanya muto ibi ngiri, rikanakomeza kuvuga byinshi tukaza gutwara umwanya munini. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye ko wongeye kuvugana natwe muri uyu mwanya w'umugisha uduhaye. Imbabazi zawe nizikomeze ziganze kuri umwe wese, maze urusheho kudusobanurira uko ushaka ko buri umwe wese yagusenga mu mwuka no mu kuri. Niwe Mana y'umwuka kandi ushaka ko n'abantu natwe tubasha kugusenga mu mwuka kandi tukanagusenga mu kuri. Reka rero umwuka wera uwo waduhaye, nk'uko wamuduhaye ngo azarusheho kudusobanurira yaba ibyo wavuze mwanya n'ibyo utavuze, azabitumenyesha ukagenda ku byawe, maze natwe abiduheho. Reka abe ari wowe wenyine wo kurushaho kudusobanurira ijambo ryawe, turusheho kugubwa neza nk'abana bawe kubw'uyu mugoroba mwiza waduhaye, maze ukomeze twambaza izina ryawe nk'uko ubishaka, maze natwe tubashe kugusenga by'ukuri nk'uko watwitoranyirije n'uyu mwanya wa none. Uba wongeye kutwemerera kuwugiramo, tukaba twongeye no kuwugira umurava n'ishyaka byo kongera guterana kwera nk'uko ari byo duhamagarira. Icyubahiro n'ishimwe n'ikuzo nibikomeze kuba ibyawe Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.